muraho neza mwiriwe murakomeye nge ubasuza nitwa Uwimana Patricie mbahaye karibu mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku cyumweru ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025 turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi n'ubuhinzi muri rusange. Imbere yanyu hari Bibiliya, hari n'amagambo yanditse nanjye kwa ngo ikaramu y'umweru yanditse ku buryo bugaragara cyane. Haranditse ngo imirongo yo muri Bibiliya ivuga ku bworozi bw'amatungo cyangwa se muri make ivuga ku buhinzi n'ubworozi. Hari na Bibiliya, hanyuma hagana hasi hari akantu kari kujya kwizumuza kababwira abashyashya ngo mwiyandikishe kugira ngo ibiganiro byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi bijye bibageraho bigisohoka. Impamvu nahisemo ko dufata Bibiliya tukayihuza n'ibyo dukora, ndavuga cyane cyane abahinzi n'aborozi, nuko nasanze hari abo twemera nka basogokuruza bacu mu myizere yacu, mu myemerere yacu, bari abahinzi, bari aborozi, kandi Imana ikaba yari yabahaye umugisha, baragize umugisha mwinshi turutse ku Mana, utuma n'ibyo bakora nyine birushaho kwiyongera. Nuko ngo tuzaganira mu bice bitanu, nagerageje kubishyira mu bice bitanu. Ntabwo ndi padiri, ntabwo ndi pasiteri, ariko nukugerageza muzajya munyunganira. Tuzareba mu gice cya mbere ahanditse imirongo ivuga ku bworozi muri rusange. Noneho tuzagera mu gice cya kabiri turebe imwe mu mirongo, ntabwo tuzajya tureba imirongo yose, imirongo ivuga noneho ku buhinzi. Tujye noneho ikindi gice cya gatatu ivuga imirongo ivuga ku mugisha no gukunda umurimo. Kuki dukunda umurimo? Imana itubwira iki? Imana idusaba iki? Niki twakora mu bworozi bwacu no mu buhinzi? Hanyuma igice cya kane tuzagerageza kurebera hamwe imirongo ivuga ku ngororano, ku mugisha duhabwa n'Imana iyo dukoze umurimo Imana yadushinze w'ubworozi tuyizeye. Hanyuma igice cya nyuma tuzareba kuko mu borozi harimo abizera Imana, hakaba n'abandi bafite ibindi bizera, noneho tuzabihuze dukurikije n'ibyanditse muri Bibiliya. Bizaba birebire cyane ariko bizadufasha. Tuvuge niba hari nk'igihe umuntu avuga ati ingurube wenda irarwaye cyangwa se intama irarwaye, ukanguke izikiza, cyangwa se umuntu agatinda guhamagara veterineri. Muri Bibiliya handitsemo iki? Imana idusaba gukora iki kugira ngo amatungo yacu arusheho gutanga umusaruro? Mu gihe rero tutari twinjira muri iki gice kizaba kinini cyane, reka turebe muri make muri rusange imwe mu mirongo tugenderaho ubu ngubu. Umugisha w'Imana mu bworozi. Imana yaduhaye umugisha. Nanditse gutegeka kwa kabiri, hari aho nagiye mbona muri Bibiliya nkabona ni birebire cyane, noneho nkagenda ngabanya, so kuvuga ko nakase Bibiliya, nagize Bibiliya nshyashya. Oya, ni kugira ngo turusheho kubyumva neza, ariko ni gutegeka nyine kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 4. Bibiliya iratubwira ngo hahirwa urubyaro rwawe mworozi, hahirwa imbuto ziva ku butaka bwawe mworozi, n'amatungo yawe, inka zawe n'intama zawe biziyongera. Ubwo twashyiramo n'ingurube zacu n'ihene zacu, inkoko zacu, amafi yacu, ubworozi bw'amasazi byacu biziyongera kuko Imana amaze kuduha umugisha. Mu ntangiriro igice cya 13 umurongo wa 2 baduha urugero rwa Aburahamu. Twese ni sogokuruza w'abizera, ndavuga cyane ku bizera Imana. Aburahamu yari atunze amatungo menshi cyane, yari afite ifeza, ndavuga ngo yari afite amafaranga, yari afite zahabu, yari umukire pe. Bivuze ngo natwe
dushobora kugira ifeza, dushobora kugira zahabu, ariko si ngombwa ngo umuntu afite ya zahabu iriya ziboneka muri Kongo, banza no mu Rwanda hari no mu Burundi, ariko mu Kongo niho hari zahabu nyinshi cyane uko mbyumva. Ariko Aburahamu niba ari sokuruza wacu, akaba ari umwizerwa, akaba ari we dukomokaho, Bibiliya ikaba tubwira ko yari afite amatungo menshi, kuki twebwe tutagira amatungo menshi? Bibiliya idusaba iki kugira ngo tugire amatungo menshi, tugire amatungo y'umugisha, noneho ayo matungo yari yanadufasha gukora ku mafaranga Bibiliya yita ifeza. Mujya mwumva kuri radiyo yaba ari mu Rwanda yaba ari mu Burundi, ukareba ukuntu uza ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'indimi umuntu avuga cyangwa se yumva, no mu Bugande, za Mozambique, Kenya, ukana bari kuvuga ngo ingurube ni imari, ingurube irororoka, ingurube y'umworoza yorora akora ku ifaranga. Ni ukuvuga ngo Bibiliya idusaba iki kugira ngo ya matungo tworore adufashe kugera ku mafaranga. Tubona kandi ko kwita ku mitungo n'amatungo, ushobora kuba ufite umutungo w'inzu, ushobora kuba ufite umutungo w'ishyamba, ushobora kuba ufite umutungo w'ubutaka. Mu Migani igice cya 27 umurongo wa 23 kugeza kuri 24, Imana idusaba, iratubwira iti ujye witaho neza intama zawe. Ushobora kuvuga uti ujye witaho neza ingurube zawe, ujye witaho neza inka zawe, ujye witaho neza inkoko zawe, ujye witaho neza ihene, nari nzivuze, imbata, icyo worora Imana idusaba kucyitaho neza. Batanze urugero muri Bibiliya handitse intama. Umenye imiterere y'amashyo yawe, menya imiterere y'amashyo y'inka zawe, menya imiterere y'ingurube zawe, niba ari 5, niba ari 10, niba ari 20, menya imiterere y'ihene zawe, menya imiterere y'inkoko zawe. Niba uri Kigali n'uvuga ngo ufite umukozi uri kwita ku nkoko, nkanjye uri Denmark nkaba ngo ufite abakozi bari kwita ku ngurube, mvugana nabo kangahe ku munsi, mvugana nabo kangahe mu cyumweru? Ese njya mbabaza ibibazo bafite? Ese iyo yabimbwiye ngerageza kubikemura? Ese iyo ntashoboye kubikemura, ninde nakwiyegereza kugira ngo amfashe? Kuko nikwanditse muri Bibiliya, kuko ubutunzi butazahoraho iteka. Ujye witaho neza intama zawe, amatungo yawe, umenye imiterere y'amashyo yawe, kuko ubutunzi butazahoraho iteka. Ingurube tworora ntabwo zizabaho nk'imisozi, nk'ibisi byahuye no kubavugaga. Ingurube tworora ntabwo zizabaho imyaka 50, nta ngurube igize imyaka 50. Ingurube tworora ntabwo ari igihugu. Nuko ngo amatungo yose tworora twagombye kumenya tuti ingurube niba nyoroye nigera wenda niba n'amasekurume yo kugurisha kugira ngo aribwe, nagera amezi 12, amezi 8 ndayagurisha. Yiteho kugira ngo azageze kuri ayo mezi wifuza ko wayasohora mu kigo cyayo ameze neza. Ntabwo ibyo tworora ari ibintu bizabaho iteka, ntabwo ari ibintu bizahoraho ubuziraherezo. Niyo mpamvu tugomba kubyitaho muri iyi minsi y'ubuzima bwayo. Kubyitaho gute? Ubwo ni ibindi somo rirerire. Hari ibiganiro twagiye tugirana ku byerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, ariko amatungo muri rusange tworora, bavuze muri rusange tworora, Imana idusaba kubigenza gute? Amatungo nk'ikimenyetso cy'umugisha n'ubukire. Yobu 42:12. Uwiteka yahaye Yobu umugisha urenze uwo yari afite mbere. Nkuko bavuga Uwiteka yahaye Patricia umugisha urenze uwo yari afite mbere, Uwiteka yahaye umugisha wowe unyumva urenze uwo wari ufite mbere. Bibiliya ikatubwira ngo yagize intama 14,000.
tekereza ari nka Patisi ufite intama 14,000, tekereza ari nka ufite intama 14,000 niba uzikunda. Hanyuma Yobu agira ingamiya 6,000. Kwibaza ndamutse mfite ingamiya 6,000 ntabishye ni mu karere ka Rutsiro hose zakuzuramo. Uramutse ufite ingamiya 6,000 ubwo nawe ufite aho numva ko ari nyinshi cyane. Yobu Imana iramuhamugisha. N'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Kansubiremo Uwiteka yahaye Yobu umugisha urenze uwo yari afite mbere. Yagize intama 14,000, agira ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Natwe Imana yaduhaye umugisha. Ushobora kuba ufite ingurube 5 uyu munsi, ejo bundi ukagera ku ngurube 14,000. Ushobora kuba ufite inka imwe uyu munsi, ejo bundi ukagera ku nka 300. Ushobora kuba ufite inkoko 2 uyu munsi, ejo bundi ukagera ku nkoko 100. Kuko Imana yaduhaye umugisha kandi amatungo ni ikimenyetso cy'ubukire. Njya mpura n'abantu bakambaza, Patisi worora ingurube ne ufite zingahe? Ngiye rwose ntabwo norora ingurube kugira ngo nzibike zibe nyinshi cyane, norora ingurube kugira ngo zikorereho ubushakashatsi, noneho nimbona bimwe bigenda bimenyesha abaturage bifuza korora ingurube bo mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya. Kuko nkuko nagiye mbivuga mu biganiro byashize, ubwo naherukaga mu Rwanda nabonye hari ahantu ku musozi leta yubatse ikiraro cyiza cyane, ihora ubyirwa ingurube, ariko bagira ikibazo cyo kuzishobora. Nkurikije ibiganiro nagiye ngirana nabo, ndavana noneho ngiye reka ngerageze, noneho ibibazo bagiye bagirana bahura nabyo nanjye ndebe ko mpura nabyo, noneho uko nzajya ngenda mbikemura dufatanyije mu myaka 2, mu myaka 5, mu myaka ingahe bazorore kinyamwuga. Rero mu ntangiriro igice cya 26 umurongo wa 12 kugeza kwa 14, Bibiliya iratubwira ngo Isaka abiba muri icyo gihugu. Kubiba ni uguhinga, arabiba. Muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100. Imana itanga umugisha. Ngo niba hinze ibi reka ntange urugero rw'ibirayi, umuntu ahinze ibiri 100 by'ibirayi, noneho Imana ikaguha umugisha ukeza ibiruta ibyo ngibyo wahinze inshuro 100. Mukube namwe murebe toni. Uwiteka muha umugisha. Uwiteka aha Isaka umugisha. Uwo mugabo abumukire agenda arushaho agezaho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Ahangaha tuzahagaruka. Nasomye Bibiliya ngeze ahangaha sanga Isaka Imana yamuhaye umugisha. Abo mukire uteye ubwoba pe. Abafilisitiya barangije bagira ishyari. Munakibaza no kwa ngo Imana iratwibutsa yuko nubwo dukira, nubwo iduha umugisha, tujye twibuka ko hari Abafilisitiya bashobora kugira ishyari y'ibyo twagezeho. Birashoboka ko Abafilisitiya bo barabanerwi, ntabwo mbizi, ntabwo ndi pasiteri muzanyunganire, ariko icyo nkuyemo cyo nakuye muri iyi mirongo yo muri Bibiliya nuko mu byo dukora byose tujye twibuka yuko hari Abafilisitiya batugirira amashyari. Iyo Imana yaduhereje umugisha turi kujya dusarura, niba umuntu yorora ingurube imwe, nyuma y'umwaka Imana ikabikubye inshuro zirenze 100, Abafilisitiya nyine bahita bigirira ishyari. Ariko Imana yaguhaye umugisha iba yawuguhaye, Imana yaguhaye umugisha iba yawuguhaye. Rero murakoze gukurikirana iki kiganiro cyerekeranye n'imirongo iri yo muri Bibiliya, kuyihuza n'umurimo w'ubuhinzi n'ubworozi. Ubutaha rero tuzinjira mu gice nyirizina, igice cya mbere cyitwa imirongo ivuga ku bworozi. Ntabwo nzavuga yose, nzajya nafata ingenzi ikunda gufasha cyane.
mugire ibihe byiza, mugire umugoroba mwiza, mukomeze mwite ku matungo yacu cyangwa se yanyu, dukomeze twite ku matungo yacu, twibuka ko ari akazi Imana yaduhaye, kandi Imana yifuza ko amatungo yaduhaye tuyitaho uko bikwiye. Naho ubutaha, abashyashya mwibuke kwiyandikisha. Mwari kumwe na Uwimana Patricie. Bye.